ngwino mushinga duhuze ngwino ngwino handi wacu ngwino ngwino nkuririmbe wowe uhuje abanyarwanda. Abaduteze amatwi mwiriwe, mugiye kumva ikinamico Shirimpumu mutegurirwa n'umushinga duhuze wa Alerte International n'abafatanyabikorwa bayo aribo Komisiyo y'Igihugu y'Ubumwe n'Ubwiyunge ajiprodojijukirwa na ARCT Ruhuka ku nkunga ya USAID. Nyuma ya genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda, ubumwe n'ubwiyunge ni icyerekezo abanyarwanda bahisemo kugira ngo bagere ku mahoro n'amajyambere arambye. Ibi bigashimangirwa n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda. Nubwo kurwanya amacakubiri n'ivangura iryo ari ryo ryose no kwimakaza ubumwe n'ubwiyunge ari inshingano ya buri munyarwanda, haracyagaragara inzitizi zitandukanye zikoma mu gukora gahunda y'ubumwe n'ubwiyunge. Mu rwego rwo gutanga umusanzu wawo mu bumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda, umuryango Alerte International ubinyujije mu mushinga duhuze ugamije kwimakaza umuco w'amahoro, ubumwe n'ubwiyunge mu banyarwanda cyane cyane mu rubyiruko, wabateguriye ikinamico Shirimpumu. Muri iyi kinamico muriyumvira urugendo rw'ubumwe n'ubwiyunge rw'abatuye imisozi ya Bweramahoro n'Nyamitavu nuko bakomeza kugenda bakemura imbogamizi bahura nazo mu buzima bwabo bwa buri munsi. Yewega ubu se nzabigira ne mwuka byaramwe. Aya makuru yaho Kimonyo yashyize umubiri w'umugabo wa Forumina nzatangane n'imyaka ishize. Ubu se nimara kuyatanga Forumina tuzarebana dute? Ahubwo se nzamubwira ko yishwe nande. Ndumva n'umutima nkomanga. Amateka ya genocide yakorewe abatutsi araremereye kandi arashaririye pe. Ariko se kuki amakuru ntayatanze mu gihe cya gacaca koko? Yewe ariko rero nanjye ndirenganya. None se kuko wa Forumina narahabyaye umwana mu batisimu, genocide yababaga ahungira iwanjye, intera hamwe zikandusha amaboko zikabica. Kimonyo nawe nari nizeye nkamubwira aho umugabo wa Forumina ari, ngira ngo munshyirire igikoma, yarangiza nkajya kubona ahingutse iwanjye umurozo y'amaraso. Ubu se kuko inkuru nayibara mpereye hehe? Uriya rero ikimbabaza cyane ndetse kikanshengura umutima nuko aya makuru ari njye na Kimonyo tuyazi ndetse n'umugore wanjye Margarita gusa. Ariko se ubundi buriya muri gacaca bwo nari kubiherahera ntabwo abantu bari kubyemera, kuko bazi uruhare nagize mu gusahura imwe mu mitungo ya Forumina. Ntabwo bari kumva ko nari kujya gusahura imitungo gusa yabo ngo nindangiza mishe umugabo. Ariko rero narahemutse. Ikindi kuba nyibitse amakuru nabyo bikomeje kundemerera umutima. Ahubwo se Kimonyo ko agiye gusoza igihano agataha nagera inaha, buriya ntazavuga uko byagenze, nzabigira nese bahu. Nyamara simbikangwa nkwiye kugira ikinkanga pe. Ubu se ngisha inama nde? Nikondo mwana wa igira hino nkubwire, ngize amahirwe barumuna bawe ntibarava ku ishuri. Hari ubutumwa papa wawe yampaye ngo nkubwire nk'umwana w'imfura. Unteze amatwi? Ndakumva. Nizere ko atari za nyigisho z'amacakubiri mama. Ubwo mperuka gusura papa hari ibyo yambwiraga rwose nkumva ntabyumva neza. Dore nk'ubu urubyiruko duturanye ndetse n'abaturage bose muri rusange bagiye mu biganiro bitegura kwibuka n'ibikorwa bizakorwa. None dore twe twibereye hano mu rugo. None se ndo urashaka kwibuka iki? Kose afunze, nyoko akabaye nk'umupfakazi, ubwo urumva izo gahunda zitureba koko? Mama, kwibuka ni igikorwa kigomba kureba abanyarwanda bose. Ni n'umwanya mwiza wo gufata mu mugongo abarokotse genocide yakorewe abatutsi no kubaba hafi muri ibyo bihe kugira ngo batiheba bakumva ko ari bonyine. Nuko ndumva warigeze umujyanama w'ubumwe n'ubwiyunge. Ese ko numva ugiye kuzadutenguha wa mwana we? Batenguha gute se kandi mama? Ubu subona tuzakomeza kuba mu bwigunge duterwa n'amateka ya papa kugeza ryari? Nge mbona igihe kigeze nkabohoka rwose, nkafatanya n'abandi kubaka igihugu. Va muri ayo nkubwire, so yampaye ubutumwa bubiri, ariko ndakubwira bumwe ubundi nzaba mbukubwira, n'ubundi ndabona usigaye wumva nabi. Uteze yombi mama. Mwana wanjye rero urabona tugiye kwinjira mu gihe cyo kwibuka genocide yakorewe abatutsi. So yambwiye ko mugomba kwitwararika muri ibi bihe, mukamenya abo muturanye nabo. Ubwo ibyo mvuga urabyumva? Mukirinda muri ibi bihe. Bariya abantu baba bafite umujinya mwinshi. Nk'ubu ushobora guhura na Muhire yakwibuka ko ari we wishe barumuna we akaba yakugirira nabi. Ariko se mama, wibwira ko ibyo batakoze kera babikora ubu? Ahubwo nge mbona ari umwanya mwiza wo kubaba hafi. Uranyumvira abaho? Mva mu maso wacyondiwe. Asi Kigali we, nanjye ngo narabyaye. Ngendere da. Kagende ukwirireho wacyo ntaziwe.
ngirene nkora iki iyo tugeze muri ibi bihe byo kwibuka rwose mama ntera agahinda aba yihebye cyane kandi ukabona afite ihungabana ewa nareka muhunge nigire no kuri hoteli atuma nibuka ko yanze no kumbwira papa wanjye ariko si bundi kuki mama mbwira ngo tujye kwibuka ababyeyi be ntambwire ngo tujye kwibuka papa ko menya abatari babanye neza kabisa guhanga n'agahinda ariko ngeze igitekerezo wazacunga mama adahari nkajya mu ivarisi ye nkarebamo ko nta foto ya papa yaba yarabitse ariko se namubwirwa n'iki apu ntacyo bitwaye ariko mbonyemo ifoto y'umugabo nkabona ntamunzi mu muryango nazayereka mama muhira akambwira ko atari we papa wanjye. ese fi nturarangiza gufura ngo urebe icyo wateka? ngiye gusoza mama nteka ikise. njye ntabwo ndya rero urebe icyo ushaka guteka aba aricyo uteka urumva? yego mama nyumvira kandi icyo mfa na mama buri gihe tugeze mu gihe cyo kwibuka yanga kurya ariko si bine biki koko ni igikise cyaba cyarabaye kuri mama kidasanzwe ariko uyu munsi washira ubwoba nkaza kubaza mama uko byamugendekeye muri 94 ariko se ndamukira noneho. amarira ni menshi agahinda kari hose kuki igihe nk'iki kibaho koko ni ukugira ngo umuntu yongere atonekare umutima mu gihe gisanzwe mba nifitiye amahoro n'umutekano muri njye ariko byagera muri ibi bihe nkongera kwibuka ibyambayeho mana yanjye kuko nzagirana. mama ngo wowe ntabwo urya hajya? yego fi nta biryo nshaka. ariko se mama wowe ubona uzatungwa n'iki? uzi yuko uyu munsi ari uwa gatatu utarya uragira ngo abantu bazavuge ngo twabuze ibyo kurya mama kandi mfite na botike? umva fi ibyo bireke ahubwo ndebera ko kamukaruka kiri muri teremusi nzanire. reka ngurebere mama ubundi nze tube tuganira. ngo tuganire fi? tuganira iki? erega hari byinshi ntazi mama ku mateka ya genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda. ntuzi ko mujyanama yatubwiye ko ababyeyi mugomba kuganira n'ababyiruka mukadusobanurira amateka ya genocide yakorewe abatutsi mu buryo butwubaka kugira ngo natwe tugire uruhare mu guharanira kutazongera kubaho ukundi. nzanira ibyo nzanira fi niba ari ukuganira nzakwereka buganira nabo. ku kagari habaye iki ko mbona hazindukiye abantu benshi ra? reka mbanze ndebe neza uko nta muntu tuziranye hatagira umbona akanyeka amabinga. ariko uriya musaza ko mbona asa nk'umuzira apu ntacyo bitwara ko ubwo adatuye ku gasozi k'iwacu kandi akaba utaraje mu nama ya karabu duhuze ntabwo yamenye ibyo ari byo. reka aka gapapuro nashyizeho amakuru y'aho umubiri w'umugabo wa foromine bawushyize nkashyire muri kariya gasanduku k'ibitekerezo wenda buriya niba agasoma ari amakuru bazashyikiriza foromine ndizera ko nawe uzamenya ko ari njye wagatanze. ndambiwe kwicara hano hatava akazuba ngwino dusohoke twota akazuba hanze turagaruka gitifu naza. asya si ubundi waje tukitahira zawa ntuzagaruka kumurira mu cyumweru gitaha waje mu isoko twekendere njye ndarambiwe. wince ko wamaho sinakubwiye ko nkeneye pasiporo vuba ubwo ntashe ntabonye ibyangombwa urumva ntaba ndimo gukererwa kandi nshaka kujya hanze mu kwezi gutaha. aha ahubwo sinzi ko byakugendekeye ma kera ntiwajya kugenda nka 3 mu mwaka. erega kiriya gihe nari ntarasobanukirwa nk'iyo twageraga mu bihe nk'ibi byo kwibuka nahitaga nigendera nabaga mbona ntazi ibyari byo ariko uko ngenda nitabira ibiganiro bivuga ku mateka ngenda ndushaho gusobanukirwa ubu rwose gahunda y'ubumwe n'ubwiyunge na ndi umunyarwanda zamaze kumpindura neza sinshobora kujya hanze mu gihe cyo kwibuka. si wumva se ahubwo ako kantu wabera uvuze akantu kazimaza wa ese zawa uriya mbona si simba ikangwara kumona se ari kuri ka gasanduku abaturage bashyiramo ibitekerezo arakora iki se kandi ndabona ari we ma noneho ntabwo ari kumwe na Jeannette habaye iki? mbaze nkubaze ewe umva zawa ngwino tumwegere tumusuhuze. kumona tubonye akahita agira ubwoba. ese simbika wiriwe? mwiriwe ariko wowe na zawade ntabwo mujya mutandukana rwose mumeze nka bakame n'impyisi. kera wasomaga igitabo bakavuga impyisi rwose wamenyaga ko n'abakamira aho hafi. ubwo utangiye kudutuka simbika ese ubundi wamaraga iki kuri kariya gasanduku? ese ubundi reka nkubaze simbika wamungani ko wahengerezaga muri kariya gasanduku washakaga mwiki? muravuga kariya gasanduku se?
none wowe wumvise iki? Isa n'ibyo urabona ko ari agasanduka abayobozi bajya batubashye ngo abaturage tujye dushyiramo ibitekerezo n'ibibazo ngo bazajya babikurikiranira hafi. yewe nawe uzi guta umwanya rwose. ubwo se umuyobozi utagukemurira ikibazo imbona nkubone yagikemura ari uko wagishyize mu gasanduku? si byo se nyine mbabwira, nyine ubwo nagize amatsiko nuko njya kureba nsanga kari akagufuri rwose karaguye umugezi. yewe nese mbona uko batubeshya. barabeshya rwose. urabona za wadatumiye hano se yaje aje gushaka ibyangombwa none yabuze gitifu. ahubwo se mbabuze ubwo mufite icyizere ko ari bugaruke mu kazi? ni muze njye kubagura ka fanta ndabona izuba rwose ryabishe. wumva ahubwo ariko ubu kuki atari we watubereye gitifu? ko ari wowe ari kujya umenya ibibazo by'abaturage. ubu mba niriwe ahangaha izuba rikaba rigiye kundengeraho. fisi rero umwana wanjye umva nkubwire rwose ndakwinginze uzambabarire ntuzongere kumbaza papa wawe. urumva mwana wa? none se mama wigeze ubona umuntu uvuka ku mubyeyi umwe? ngewe sinzongera kujyana nawe kwibuka ababyeyi bawe. mu gihe cyose ntazi aho papa yaguye nanjye njye kumwibuka nk'abandi. ariko si uyu munsi wafashwe n'ibiki mwana wa? ninde wakubwiye ko papa wawe yazize jenoside yakorewe abatutsi koko? ibi ni ibikira? aho ntunyumvira mama. none se papa yaba akiriho nkaba ntamubona? wambwiye ko ababyeyi bawe bose bazize jenoside yakorewe abatutsi, papa we yaba yarazize iki? nyorohera fi rwose uyu munsi nta gisubizo mfite cyo kuguha. none se mama igisubizo uzakimara ryari? buri gihe iyo nkubajije amateka ya papa urabimpisha, wagira ngo papa yarakubabaje cyane. migamira fi igirayo nigire kuryama mbe nkubishishe. erega ubu mama nsize hanze yigiriye mu nzu. ese ubundi wakwigira kuri botike ko ariyo yayo? reka mbe nibereye kuri Facebook cyangwa kuri WhatsApp ndeba batwika. niko Karingane? karame muye. ariko wabonye uburyo abaturage batangiye kumva ibikorwa bya club duhuze ndetse bakanabyitabira? yewana nahise mbona ko amaherezo tuzagira ku ntego yacu pe. erega n'ubundi ibikorwa by'ubumwe n'ubwiyunge bisaba guhozaho no kutarambirwa rwose. gusa ariko kandi nanone ibibazo nka biriya bya Zawadi bidusubiza inyuma pe. reba nk'ibibazo yabajije ejo bundi mu nama. buriya rero hari abantu benshi bibaza nka Zawadi, ahubwo icyiza cye ni uko atobora akabaza, nibura bituma umuntu anamenya ibyo atumva akaba yamusobanurira. yewe ariko se mana yanjye ubu nzabigire ne koko? uyu mwana uhora umbaza se nzerure mubwire ko nafashwe ku ngufu? aya mahano nzayavugane mumbwire koko. ariko uyu mutipe twiganye usigaye yibera hanze, ndabona aka kantu yasize kuri stati niko kabisa. kanongere nsome neza ahubwo. rubyiruko, ibikorwa byo kwibuka n'iby'ubumwe n'ubwiyunge ntabwo bitureba, kuko ibyo tubyirwa ni amateka. ntabwo wakwibuka ibyo utazi kandi utabonye, nta nubwo wakwiyunga n'uwo utahemukiye. abo babyeyi bari bafite ibyo wafatwe tutazi. uyu mutipe aravuga ukuri kabisa. ariko se ubundi wamugani nk'unirirwa ameneka umutwe ndwana n'iki? reka ahubwo ubutumwa mbwoherereze muri ya magurupe mbamo ya WhatsApp numva icyo abandi babivugaho. yamaye nka data erisishanora. Karingane, ubonye ubutumwa fisi asize ku rubuga rwa WhatsApp rwa club duhuze? reka ndebe mwana. ubu si ibintu fisi azi ko bihanirwa n'amategeko? umuntu w'umusore aratinyuka agakwirakwiza ubutumwa bupfobya bukanahakana jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda akoresheje imbuga nkoranyambaga. iki ni ikibazo pe. ibi bintu muri iyi minsi bireze. gusa hari icyo tugomba gukora nk'urubyiruko tukabirandura, kandi ibi ngibi nk'urubyiruko tugomba kubihagurukira tukabirwanya. tugomba kubirwanya rwose. ibintu ntabwo byumvikana pe, birakabije. Simbikangwa arashyize atanze amakuru yari yaragize ibanga igihe kirekire. nyuma yo kuyatanga se abazagera kuri foromina. fisi we akwirakwije ku mbuga nkoranyambaga ubutumwa buhakana bukanapfobya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. ese iki gikorwa kizamugwa amahoro? ntuzacikwe n'igice cya 26 cy'ikinamico Shirimpumu. hari icyakunyuze, ufite ikibazo, inama watanga cyangwa igitekerezo, watwandikira ubutumwa bugufi kuri nimero ikurikira 0785 292 501 cyangwa se ukohereza ubutumwa bugufi kuri email ikurikira shirimpumu2020@yahoo.com. mushobora kandi no kudusura ku rubuga rwacu rwa YouTube ari rwo Ikinamico Shirimpumu, ukaba wabasha kumva ikinamico zose zatambutse. Ikinamico Shirimpumu itambuka kuri Radio Rwanda buri wa kane saa 12:45
mbere y'amakuru y'ikinyarwanda.